Sport mu kanya gatitangaje ko umuzamu witwa Ndedi witwa Dande Junior. Dunda Junior. Bandika gute? Ni Dande mu Kinyarwanda nyine. Dande Junior. Iramusinyishije. Ubwo yakoze kuri Ibrahim Barera. Uyu munyezamu aje kubera ko Olivier Kwizera akomeje kugorana. Ntibize kubatangaza Olivier Kwizera atagiye muri Rayon Sport. Uyu munyezamu yamaze kumvikana na Rayon Sport ndetse bahita banamutangaza. Asinye ni umunyezamu w'imyaka 28 wa metero 1 na santimetero 90. Uyu munyezamu yakinaga muri Kano Sportif de Yaoundé muri Cameroon. Agiyemo uyu mwaka kuko ubwo aheruka muri Vita Club nta kipe yari afite. Hari inkubiri yaje muri Vita Club bakiva mu by'amatsinda, hahita haziza inkubiri za Bangara, za Ruvumbu. Vita Club n'aba bajire Ulimwengu na wa Murundi wundi wese arundi Murundi wabaga mu Burundi utanakina wakinaga kuri kabiri. Nawe Vita Club yasinyishije aragenda nawe yirira amafaranga. Na wa wundi Traoré wavuye muri Rayon Sport. Aba bose Vita Club yari yabajyanye. Aho yaboneye amafaranga ya wa muherwe wo muri Turukiya, rwa Rwanda rwo muri Turukiya. Baribwe pe. Bazana ngo mu directeur sportif wo muri Guinea ni Mamadou. Bazana batoza bahehe uyu nguyu Dabo. Bazana ba Bruno Ferri, ikipe yaribwe pe. Kandi nubu bazana Bruno Ferri irakibwa. Bruno Ferri yagiyeyo ntabwo wamuvuze. Namuvuze. Icyo gihe rero niho abakinnyi bamwe na bamwe batangiye kugenda. Gusa murabyibuka ko yahise ideturuna Jackson Runanga. Jackson Runanga muramwibuka? Warashatswe na Rayon Sport? Yaranayikiniye ahubwo. Muri umukino wa umuhoro mu mahoro. Kinyaka match kamwe itagenda. Jackson Runanga rwose yarakina. Iyi kipe ya Vita Club iheruka ibihe byiza muri za 2024 ubwo yageraga mu matsinda ya Champions League. Iri kumwe n'uwo Dande se? Icyo gihe yatozwaga na Raoul Shungu Jean Pierre muri 2022 2023 iri mu itsinda rya mbere na Widat na Petro ndetse na GS Kabiri. Umunyezamu wa mbere wabo yari Farid Ouadraogo. Farid Ouadraogo niwe munyezamu wa mbere wa Al Hilal Omdurman yo mu Rwanda. Ariya niwe wa mbere. Niwe wa mbere. Mohamed ni wa kabiri uri Munyasudani. Hayo none nabonye birukanye. Me yafataga ikipe ya gatatu muri Hilal. Haro bamaze kwirukana. Hanyuma so Dande yari wa kangahe? Dande Junior yari wa kabiri kuri Farid Ouadraogo. Hari Ouadraogo agize campaign nziza nibwo yahise ava muri Vita Club asigamo Dande Junior. Dande Junior yari mu bakapiteni b'ikipe ya AS Vita Club. Nyuma yaho rero muri iyo nkubiri nibwo abakinnyi benshi bagiye, ni nabwo nawe yabuze ikipe ahita yerekeza nyuma yaho muri Kano de Yaoundé arataha. Naho duheruka yari kumwe n'undi witwa Loïc Ono n'umunya Cameroon. Uwo rero niwe Rayon Sport yatangaje. Kano de Yaoundé se ubigeze hehe bifitiri he? Erega Kano de Yaoundé ni nk'iya gatanu muri shampiyona yabo. Ni ya gatanu n'ebyiri nyuma ya Colombe ya Dinamo Sport Bafank nayo nyine na Koto Sport de Garoua na Kano de Yaoundé. Iyo Dinamo Douala nivuze ya kabiri. Ni ya kabiri. Ni ya kabiri. Niyo inafite rutazamu watsinze ibitego byinshi Dinamo Douala. Ariko rero Kano de Yaoundé no biri kugendeza bundi kera yari yarapfapfanye. Nayo ni ikipe ya kera. Muri za iruka ikina na Vitaro muri za 92 ku mukino
wa mukino wa nyumara w'igikombe cya Afrika gutyo mfite rakinye na Africa Sport d'Abidjan ahubwo ariko rero Ephraim ngiye nkurikije wenda ibigwi bye nta ubizi ariko nkurikije impungenge mfite ze nuko kuva muri Vita Club kugeza magingo ya simuheruka ushobora ibyo muri Kano nabaje abantu bo muri Cameroon ntabwo bari bampa makuru ye pe ngewe icyo mzi cyo mfite wenda nashingira ku kuba James Desire wa Kiyovu nawe yaraje yizira muri Viziyo yajya muri Viziyo urumva kumva umukinnyi wagiye muri Viziyo uravuga uti nta muntu murimo nta naho twari tumuzi ariko nkurikije campaign nagize muri Kiyovu ushobora kuvuga uti ashobora kuba yamumuzamu mwiza ngewe icyo si cyo kibazo ikibazo ko twese tuzi ko gushaka izamu ariho hari ikibazo gikomeye cyane utayizamu bikanatuma turunda y'abanyamahanga Rayon Sport muri defense akaba arimo ariho iri kurunda abanyamahanga ba Fabio nibo bazabona imyanya hagati mu kibuga ba Isa Jigwiba na ba Ibrahim Jingare bicare hakinye banisingizwe Christian ba Fabio ba Jingare bicare hanyuma defense ariho bajya kwikira umunyezamu kuko niho hari intege nke kugeza ubu ngubu niho uri kubona Rayon Sport itari gushaka gushyira imbaraga nyinshi niho harimo hayihenda niho hadasaba promesa hehe mwigo kuri ba rutahizamu ntabwo uri bujye kuri Dumbia buriya Dumbia namenye ko yasubiye no muri Rayon Sport buriya Dumbia Rayon Sport yagiyeyo bucece nyuma biza gusakuza hajyayo andi ma ekipe azamura ibiciro yama ekipe yikura ku isoko agaruka muri Rayon Sport rutahizamu mwiza nabonye na Jigiba nawe byateje impaka muri Mali abanyemari barimo baramutuka ngo abakinnyi ba Mali ntibagira ambition ngo abakinnyi ba Mali nta cyerekezo ngo ni gute MVP wa Mali ngo ajya muri championnat y'u Rwanda nabonye barimo bamutuka cyane nahoze mbibona kuri ku mbuga nkoranyambaga zabo za Facebook na muri za Mali Foot News Facebook na Instagram barimo bamutuka cyane scouting nyine nuko igenda rutahizamu rero ubu ukeneye niba na Asumani yaranze kugusinyira utaramuha 12 none se rutahizamu urimo uvuga ngo uzaguhesha igikombe cyangwa wisumbuyeho uraza kumuha promesse ngo rindira 15 niba Mukura yarakwimye Ritatu na Zuberi utarayishyura uwo rutahizamu ugira ngo batangaze ni ahubwo ubwo nyine abanyezamu ntabwo ari abantu baba bahenze umunyezamu w'umunyakameruni none ugeze 28 wasanga yaratakibona n'umwanya wo gukina muri Kano ashobora no kuzira agashahara gusa ashobora no kuzira umushahara gusa ariko iki ni ikipe y'igihugu z'abato oya kuba imyaka yo ya mbere 2024 yo ndamuzi gusa nyuma ya 2024 ndamushaka simubona abantu baje muri Kameruni rero bahaze kuko ariko ngiye cyo nemera yaba umuzamu mwiza ntabwo muri kunyumva yaba umuzamu mwiza sezishize ko nta kipe yari afite akaba yanarusha sezishize nta kipe yari afite agiye muri Kano reka nkurebere igihe yagiriyeyo muri ki kuva yava muri Vita Club mu kwa 8 2025 giye kuyambira z'ukwa kabiri nta kipe yari afite yagiye muri Kano iyambere z'ukwa kabiri muri uyu mwaka nyine kuvuga ni muri Amerika to yo mu Rwanda nta wataniye na Kwizera Olivier ntataniye na Kuyati oya ntawataniye niba yarari muri Kanodo yaunde kuva ku tariki ya kabiri ya kamba ne Olivier ntawataniye na Kwizera Olivier nta kipe yagiraga ajya muri Rayon Sport kandi arayiyambye nje ntabwo ndi gushidikanya kukuba wenda yarari muri Kanodo yaunde n'iki kereka yaragize imvune keretse ndi kuvuga ngiye ku kibazo cy'imibare y'abanyamahanga mu buryo bwo gushaka imibare y'abanyamahanga rero kuko muri defense ndabasanga babiri ndi kubona Rayon Sport ishobora gusubira kwa Emery irajyaho yiruka ariko nayo nta yindi shuwa yari ifite kubera ko Kwizera bakivugana bwa mbere bababwiye ati 500 na miliyoni 50 murabifite nawe bagenda bamanuka buriya Kwizera ni umuntu sans souci buriya nta kibazo ajya agira kandi ashobora kuguca ayo mafaranga akayaguca adafite n'indi deal Kwizera Olivier akicarira mu rugo nta kintu babimubwiye rwose Rayon Sport ikomeza gutegereza
kuri TV no kuri YouTube video n'urukinnyi nabonye uruganza rwa James Desire reka abantu bajye bafata cya James Desire ugikoze mu kiganza cyangwa kigucyatuye nk'urushyi sinzi niba wahabyuka oya afite time nka kuyate rwose niba rero nawe afite uruganza n'ibiki byari urusore ruzakuramo imipira bayita Murera ahubwo bya matumona nibyo bishobora kurutenguha hage nicyo kibazo mfite Harigerwa uburi umunyezamu mwiza ape Kiyovu yakinye na Aperi ndabona no muri kano yaki biranga urumva maze bya Cipril watarasukuri taha birahati imipira James Desire umuzamu mwiza hari gihe abakinyi nyine ba defenseur be bamutenguha nibundi bikarangira atsinzwe ibitego ariko we akazi kububona ko mu byukuri ari umukinyi